straight from Nyagatare injira umujyi vitamin juice naziba overdose murakoze cyane turabakunda muguma risagare wanyu urutembera semarate bakunzi ba Inendawuti TV show ni hano dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka mbabwire ngo ibiganiro byacu kuri Inendawuti TV show nakagaruka murakoze murakoze ngo ntabwo namamaje umundi mukunda shaka umuntu kusezera ibintu byose birahana nase nashe rugira umubije umuntu ndi kukubwira nashe rugira ndi kuri moto hano urumva ni mu cyaro cyashye niyo mpamvu bamareza yarabuze ariko Pagigi bimeze bite ni fresh isakari we na kampire hariya hakurya rwose mabuje ndabasohoje turakwikirije kampire nawe urya bavugamo yegereza mikoro bavuye cyane nk'umuntu wagiye mu ijuru reka East Africa mu kizurusi wapi abahese nibwo kuri ikiganiro kameramani nawe yayoyoye kameramani nawe ari maneko ubu ibintu byose wavuze n'ikaze ntiyabyumvise kare yumvisha ikintu kimwe gusa ako nanjye nibyo numvise Pagigi turakwakira rero kuri Inendawuti na Kampire nawe tugiye kuzajya dukorana rimwe na rimwe nyine igihe tutarananirana bari bafashe n'umunaniro igihe tutarananiranwa ku mushahara no kuranirana ariko nabyo biri muri pati y'amasezerano igihe tunaniranwe umwe aragenda n'undi akagenda habe niba muri sakari mutananira ufite amafaranga sakari y'igihugu cyiza rwose ikibazo ni umutwe kuko nawe ndumva mwumvisha ni ubutumwa butureba twese bukubiyemo byinshi nawe ubwe buriya mu mutwe biba biteye ubwoba imishahara yatambutse Pagigi uyu munsi nshaka ko twiganira kuri Saint Valentin ariko ubundi mukunda shaka umuntu kuri Saint Valentin ibintu byose birahana nase nashe rugira umubije umuntu ndi kukubwira nashe rugira ndi kuri moto hano urumva ni mu cyaro cyashye niyo mpamvu bamareza yarabuze ariko sheri uramufite sheri we uramufite iyi fone nshya Pagigi ashaka gusohoka amara muri studio bahita bamubloka kandi sheri wa Pagigi igenda munsi uzi witwa gute utangizwa avuga n'inuma Jessica harya oya Jessica nimero bakunzi bari Inendawuti ntabwo ndimo ndumva neza apfa kuba abo ngabo bari kumva sinzi niba bafite amarezo Pagigi ndagira tubwire mwana Saint Valentin isobanuye iki kuri wowe ese ubundi barya ku itariki 14 harya 14 z'ukwa kabiri ndabona iminsi igera muri 3 igihe turi kodi z'ukwa kabiri Saint Valentin ubwiza bari ko kangahe kwa gatanu ni kwa gatanu ejo bundi umva kuwa gatanu rwose ndabatumiye kuri Saint Valentin pe uzaza hano kuri Inendawuti mwese ndabatumiye Pagigi kandi ibintu biragukora ariko se murimo murabyumva seriye biramukora none se reka muzi ubundi ufana rero cyangwa pe tuvuye kuri ibyo panape ngeze umukunzi wa Musanze najya nayo nyakumenyesha ese akana kwiyobya ku bijyanye n'umukunzi mukura seba ubundi abantu bafana mukura barabizi neza ko mukura ukomeye pe neza hanyuma umukunzi wawe kuri Saint Valentin bimeze bite Yannick mukunzi tuzi ko akiri amaguru katubyihorere ibya Saint Valentin ubu ndakumva oya reka tubikwe kuri Pagigi tubishyire muri rusange kugira ngo byorohe byumvikane
urumva amasezerano yavuze ku noneho ndabumvisha isaka ubundi sevarante uyifata sevarante yifata nk'umunsi usanzwe ubundi aba ari umunsi kuko njye nemera ko abantu bakundana ntabwo bakundana kuri sevarante gusa kandi urabizi neza ko ntabwo ukundana mo gake kuko uranamufite sibyo ni wowe ariko ndumva yabisubiza ubwo wenda bwo twese birimo biragorana tujye hariya turebe kuko urumva bihuriye i Kigali urasezerwa tujye i Rubavu hano hari mu intara i Kigali n'indi Kigali nawe kamumara amanezero we suwa Nyarongono none katwibaza ntabwo turi i Kigali kampi ubundi kasi wowe bimeze bite seva ntabwo aradusubije ngo nibyo mwabyumvise mwabyumvise ko Kamira afite muzamuri kumureba ariko barayana babyumva ni inzobe niko avuze oya ntabwo ari inzobe ako nanjye bamugaze ese ninde ubivuze ibyo bintu papa Gigi wamukunda iyi kandi mukunda oya mukaba mbese si tubana ukora tutari kumwe murabana nyabuneka igihe ese ikinyarwanda sinanacyumva zose arazitwaye bivuge mu cyongereza ubu noneho uri kunywa none se koko biri seri kutwumva semano abayeseriye tugomba ubundi gukorana nawe turi muri cya kiganiro cya Sevarante Sevarante uyifata gute kandi umunsi nyine wahariwe abantu bakundana wigeze kuyibonamo se muranyibona kandi ugira sheri nyine hari ukuntu abantu ariko subiza mu ijambo igisubizo ni yego oya yemwe hameje mureke basubiza none se murabaza munambire ko basubizamo Sevarante umunsi wahariwe abantu Sevarante twayivuyeho nyabo ugira sheri oya ugira umukunzi mfite abakunzi ugira boyfriend mfite aba boyfriend nyine ugira fiance nta fiance mba mwumva mwana wawe nta fiance ngira biramutse bibaye ngombwa ko mu gihe ubundi umuntu kampiro wamufata yameze ati umuntu wakwemeza umuhungu wareba ukavuga ngo ujye ugira crush urabona nka nesa kandi crush ariko shasimbi rero bavuga kugira crush niga mu wa mbere segonderi warangiritse bibiri rimwe ngo bibiri rimwe hasi ifite fosete ijana n'ubundi dore zirahari zari nini ariko isakari ni nta rutabibona se zifite pe isakari imbere yasaga na bebe ahubwo uko iminsi igenda yicuma sinzi ibintu bigenda bimuhinga yarasaga amaji yaje i Kigali asubira i Musambira ni stress sha ni Musambira rero debeni wabo stress namuyobokere birikane yari afite direde ariko turagarutse ugira sheri ntabwo se nata sinabisubije yabisubije ubundi se arubwenge ngo muri kuyumva ngaho tubwire bwa nyuma tubwire bwa ijambo rimwe ijambo rimwe nababwiye ko mfite abasheri sibyo nta fiance ngira bangahe yarazi ngo niwe wenyine sore robo yawe kandi ndamuzi sha asubira iseriye ntashoro ugira mwihaka ndabafite mfite benshi oya umuboyi ndakwiye mfite aba boyfriend bagi kugira girlfriend sinzi nimwe ntabwo nisize baga barisha barababoroka ukuri kw'Imana ngaho tubwire umuhungu karashingira n'umuhungu bumeze ntabwo mbiheruka ibyo bintu wowe karashingiye yarameze yarameze yari araho yari nyine byo kumera gute yari yicaye se yari yicaye physical appearance yiwe yareshya gute yaransumba ari igikara aseka neza
oya utangiye guseka kari kwavuga guseka neza akamwenyura ariko wowe afite umutwe mutoya uvuyemo saka yanavuyemo ndumva nyirimo nahise bibaye ngombwa ko umuhungu agusohokana kuri Saint Valentin mudakunda wabyemera oya ntabwo nabyemera ese wemera ko ushobora umukobwa ashobora kwishyura bili ego cyane pe kandi ujya uzishyura ari wowe wasohokanye none se nyine wamusohokanye uri kumva bili igomba kuba ari papa kubaza gutya ari bili wiyishyuriye nizo bakwishyuriye nyinshi nizo bamwishyuriye murumva papa gigawe papa usa nk'umuntu wishyurirwa cyane n'ubundi ababyeyi banjye baranyishyuriye bize ndarangije baranyishyurira pe usigaye usubizaga nganje none se umaze kwishyura na zingahe ariko muri iki kiganiro papa gigi niwe wari umutumirwa rero ndi kubona bashaka yani papa gigi wabizanye ese njye nanjye ndi kumva ariko bimwe birahengamira iki muri kubintera ubundi papa gigi kuganiriza kuri kariyeri yawe y'urwenya urwenya ni ibintu dukunda cyane binatuma reka tugaruka niko tugaruka hejuru y'ibibazo byose wabajije nawe ngiye kubaza se nagusubije nanjye gusubiza byose nyine kubera ko turi mu kwezi k'urukundo ibibazo birakomeza bigaruka uyu munsi ni n'umunsi w'agapapa kuri 11 yego ko mbona ari gapapa ushobora no mundangire ko bitameze neza njye tunyarukire turebe ibyo twakora njye kwidumbaguzamo papa n'igisoko urukundo naramwandikira umva pasa we ibintu by'inkundu z'inkundu tugira mutubaze ziri seriye di none sayisa byemera ndibisa byemera mfite ikibazo mwe mu bavuga ibintu ari kumva neza oya rata ni icyo kintu umuntu mukundana yagukorera nyine sondarerera aba ari reka tubikore nicyo kintu mukundana yagukorera nyine ugata control nyine si ubyihanganiye bikaba byatuma muna breakinga kuguca inyuma bitari yarwaye ndababara ase papa gigi wasubije mama wanjye yarwaye nicyo kintu kimbabaza umuntu mukundana ntabwo yigeze mukamurisha iwawe mama sinanjye nagusubije umumere wanjye ntabwo nakubwiye mama nyensubiza ngo umuntu dukundana nkoreye bino bintu nk'ukuntu nakubwiye ikintu nyine yagukorera mugahita mushwara ntabwo nabuzisha mbwira umuntu dukundana nkoreye umuntu dukundana umumere wanjye yamuga inshuro nyinshi yambabaza igisubizo kiri umuntu turakundana papa gigi uzumirwa mwanditse muri katogo kareka mubaza umuntu mukundana iki kintu yakorwe tutakontorora mama wanjye ari dukunda ababyeyi bacu mureke bariye ngariye ibiryo yisigariye iwe cyambaye abagore dushwana none se umuntu mukundana iki kintu nagukora ugatakontorora yanyanze ndetse uramufite simba ko isaka yigo none se yabura umuntu bakundana ikintu duhatira kugira abasheri cyangwa kubaho ahubwo se ninde kuki ugeze turimo turamukwaga kandi umufite ninde wabuze undi papa gigi niwe mutumirwa dusubire mu kiganiro papa gigi ndakubaza ikindi kibazo uramutse ugeze mu ijuru ugasanga hari ibintu twitaga ibyaha bitari ibyaha ni ikihe cyaha utakoze wakwicuza mu rukundo wigeze kubererekera cyangwa wakoraga witsinda ubu ndimo ndagitekereza nkagikurura nkacyumva neza sinzi niba uri mu bicutse ntabwo yacyo uri mu cyumba oya wumva neza gikurura ucyumve neza ibaze nawe ugira amahirwe yo kucyinjira mu gikurura ucyumve neza papa giga atwanya kaso ariko ikintu numva ikintu wakwicuza mu rukundo ni ugutendeka kuri kw'Imana biramutse bigeze mu ijuru bikankundira abamarayika nkabashyiraho gutya bwanyumvira ese kuko ukunda umukobwa umeze umukobwa ndimo ndamuzana
ariko uyu mukobwa ufite imico myiza nk'iyandi birirwa avuga si mubizi nk'iyandi ariyo mugani iyo utange kampani si murabibona oya ibintu birirwa uvuga sha barabizi umukobwa ufite imico myiza umukobwa ufite imico ufite myiza usenga urebye imico myiza usenga ku ruhe rugero hari umuntu uba usenga agiye urugero rwa kampira nta mico myiza ufite ndayifite ntumeze kuri oya njye ntarimo utarimo kandi ariho ndi kugenda ku rugero rwiza rwa kampira imico myiza ariko bana yanjye wowe wawe yagendera ku ki oya wowe mbwira uri kuba utarasubiza ugahita ubaza kandi gusubiza ukwamaka kandi niwe wakabaye abaza oya urumva ko ibintu bimeze umukobwa ufite imico myiza rero kampira ukuntu bimeze usenga se gusenga si umuco mwiza oya umuco mwiza biratandukanye usenga ku ruhe rugero ubu cyambere no kuba hari umuntu uba usenga okay kambaze kabiri umuhungu usenga wimariye mu itorero wamwemera ntabwo bamwemera ubu ntabwo wanyemera Sakari yimariye mu itorero ariyimariyemo ubu ngubu uri mu rusengero abandi bantu umuntu wimariyemo ni ukubera icyo utakemera umuntu waba nyine uri urumva usenga ibintu byose byarenze ntabwo biba byiza oya byarenze ntabwo no byarenze urebye umuntu ari mu mwana asaba Imba yigo hari umuntu ujya mu mana agakabya nyine bigahita biba bibi agatangira kuba mu ijuru kandi ari mwiza ntabwo umwuka wera gusobanurira abakunzi ba inanda oya uriya muhungu ubyuka akigira muri niba ture buri gitondo Akagira asoma amasengesho akabiri y'icyumweru. akagira gutya akagira bwahibaza none se ubuzima bwe ariko akaba agukunda mwakunda mbese mugasoma yakukunda ryari none si we mwiza ahubwo ku Oya, mukobwa utaguca inyuma utagira iki wubaha imana nyine okay kubaha imana ntabwo ngeze mvuga ntabwo nshaka umuntu utayubaha ayubaha ariko nyine n'iby'isi nabyo bibonera umwanya ko turi mu isi oya ari wa muntu none si ubwo bikubwira Yesu urabimbwira ko utavuze ngo Usenga cyane. gusenga cyane ngo wimariye ntabwo ni impamvu eshatu zatuma utemera umuntu usenga ntabwo njye gusenga cyane wowe nyine wavuze wa muntu wabigize se ubu uko niko ntabwo uri kumva ntacyo bitwaye kabibamo se byagutwara icyo utabizi abakunzi ba inanda ntabwo bumvishe uzi ni kukubwira papa nigira atarasenga nyine wumva ikintu kiba giteye ubwoba ni ukuntu abantu benshi usanga bashaka wa muntu w'imbere mu mana oya abantu benshi nasanze badakunda wa muntu wirirwa mu bintu by'imana oye mbaye ntabwo wowe si ubundi tudagendeye kuri abo bantu benshi wumva uruhande rwawe kandi kubyo Yewe, oya hari urugero umuntu asengaho kwizera kwe biba byoroshye kumusikaminga nyine akaba yarapfuye mu mutwe oya akaba afite mu mutwe ameze ukuntu cyakora imana mukoreza abahembe pe njye ndashaka wa muntu w'imbere nayo imana uko izagwa umudiyakoni kubera icyo ewa abanyarwanda wa wundi umwinjiza wa mukobwa utafata no ku rutugu umufata mushaka njye ndashaka wa muntu w'umwinjiza rwose tuvugana mu kilometero niyo atananyaruza giripe ari hirya ndiya yashaka kubagiga utamukuru urabeshya uramutaha ariko sinzi impamvu mwe mutari kumva icyo kintu nase no kubera iki abakobwa basenga cyane bakunda kugumirwa ntabwo bagumirwa oya abenshi ni ukuri uzajya mu matora igaragaza agasengera umugabo ntabwo umugabo ari ikintu noneho twe abo tuzabana nabo tuzaba tutarasengera nkindi kuvuga ngo umuntu w'imbere arabanza mugani umugore we ntabwo bamusengera ahubwo ibyo twirirwamo nanjye sinzi impamvu uri kumva impamvu utuma natamusengera ni ukubera iki yewe n'ubu turimo turamusengera ahubwo imana nimunyereka yereko nzabitanga byasegeza uko abakobwa basengera abagabo ariko abagabo muzajya musengera abagore narimo urabuze ngo uri uwa mbere Ese abagabo bari- utonde none sibyo ko turi n'abasore undi bibazo byavuga naretse umusore igitsina cy'umusore kibaho alo igitsina gabo igitsina gore
wese ubwo uba muri izo kutuvuze uba ndi igitsina gore ntacyo narinzi ni ukuri kw'Imana ibi bintu saka sha ujya ubona kurushaho biza mu Rwanda biragenda futuboro imyirondoro kuko hano bino bintu bigeze ukakwikanga uri gutekereza ariko biri seriye mani abagabo nabo basengera abagore barabasengera nyine tugiye gukoresha ahubwo mwe igitsina gore uburyo kiremye mu kwifuza no kumva ukwifuza kwabo kwahazwa mwese mwebwe ntabwo muba mushaka kwifuza twanyu kugira ngo bararabaye copyright naranayisengeye nayo ariko kugira ngo umuntu aze kwifuza kugira yego icyo kintu ntabwo byoroshye oya barabasengera mani buri umwe wese asengera oya ntabwo tugiye umufasha kwajanisha turabarusha rega muri na benshi ubwo se nibyo ariko nibyo abagore ni benshi okay ku bagabo batajya babikora namwe mutajya musengere abagore banyu oya turabasengera nabuze abatabikora niba umusengera sava abatabikora yavuze abagabo twe turajyanye tutambwiye utabana abahungu mwe bose umugore tutambwiye ese si ubwo nawe ntabwo nabandi umugore ndi kumwe n'abasore iyo utari kumwe n'abasore ubwo nawe ndi abamugana abagabo batagira n'ubwa nawe yogosheshe inzira reka nuko yogosheshe ubundi urawufite zuminga atuzuminga uri gutakabona papa gigi none se wowe byagenze ntabwo nabwo ko bari mu abawisha cyakora mwana navuye mu kipe abantu mutabugira yakwitaye ase ubwo bizarangira gutya ntabwo mufite cyangwa muracyari gato nahinduye ingingo twibereye mu rukundo ukwezi k'urukundo nibyo twari turimo turavuga njye Kamire sinzi impamvu numva ariwe mfite ibintu byinshi byo kubaza ase kubera iki mbese urukundo ruherereye iruhande rumwe njye nyine oya njye nuko barakubaza nawe umubaza nawe uratubaza nta kibazo turabazanya ndibaza nanjye nakubaza twibaze ngewe mbwira ibintu bitatu umuhungu usenga cyane nyine wabyimariyemo bamwe tuvuga ngo baba mu mana cyane wa muhungu utakwambara ipantaro ngo umwegereye wiyambarira amajinsi wa muhungu utashyiraho kwafe utagira gutya ibintu bitatu ushobora kuvuga ngo kuri we byakubangamiye bishobora gutuma mutangira mu rukundo nyine ubundi si umwanya wo kujya mu rukundo yawukurahe ntawe yabona ikintu cya mbere cyatuma igihe yawubonye ntawo igihe yawubonye ubuzima bwe mu gitondo mu rusengero yirirwayo ararayo niba banaryayo ntabwo bizi uwo muntu wabwaga ntabwo nuko ateye nta hantu neza akaba twahuriye nakuze numva ngo igikoni cy'urusengero kuva ndi umwana muri sande sukuru uravuga ngo igikoni cy'urusengero barateka igikoni ubundi gikora sitajya ku rusengero oya naye hari urusengero twajya urusengero iyo bagaburira abashyitsi noneho katari hari wasibaga ibindi byumweru bitatu ukajya ku cya kane wongera igisozo ukwezi ibyo biryo rero ushaka gukora ariko bitanguze byasanga byarasanga barataha ukarwara agakanzu niyo mpamvu atazana ubwana ubu wese none nawe yarabiriye niba yanjye nabaga Imana yakwibeshye yakwitiranyije n'undi muntu mwese papa gigi kuri wowe rata sevarante yakagombye kugenda gute ubundi sevarante abantu bayubaha yakagombye kuba umunsi udasanzwe nagute nyine mu rwanda niba ari umunsi wabahariwe abantu bakunda avuga cyane nk'uko wavugaga iyo ugeze mu data iyo ugeze mu rugo gutyo gutyo mbese kubera iki mu gitondo abahungu bakunda guhamagara abakobwa ngiye sonagira uhita wumva ijwi ukuntu barimo riragenda abantu bavuga utu tunyorosho icyo gihe baba bafite akantu kameze ngo yobebe ni ukuvuga ngo abantu niba ufite umukunzi kuri sevarante numva ko wakabaye ibintu byose utamukorera bakabikoze ukamukorera surprise nyine ikintu kimutungura nawe usakara uri kumwe n'umwe w'umuntu urabona gutunga kuri sevarante
wanamutumbura kuri Severance ikintu kizarungura n'itariki wenda kandi uyizi bakagendera wanabishyuye ariko njye hari ibintu yabishyuyemo kandi ariko uri kubona z'umutuku hari ibara ritukura uri kubona iyi topic se wayishe nari mfite agakwafe ka Severance ubanza karasa yari afiteho agatima yari yarashyizemo agatima ujye kuwusibuza abanyagomba kugasibuza ngomba kugeza akabura we Severance uyifata njyewe Severance nyifata nk'imiterekero n'ibizinzo nese kuvuga ngo umunsi ngo wahariwe ngo abantu ngo bakundana niwo Jacques na Rosa se bitabye w'Imana ngo tujye tuvuga ngo niwo duterekera uwo munsi ngo muri guterekera iki ku munsi wa Severance none se iyo ese mwawisemo ubundi mugendeye ku amazi abo bantu bawuhisemo kami mwawisemo yego naje bisanga shayi Severance n'ingorora iraguhitana pe ariko cyamubwiye njye Severance ntabwo nyemera mu minsi wemera umunsi w'abakundana ko byagiye wari uri kuvuga ko utemera amahanga ya Severance nyine simwemera sinabivuze se uzahita ubera hano tugende kuri biriya kubera icyo utemera ubundi munsi wa Severance njye nyine bifata nta kintu kidasanzwe cyabaye kuri iriya tariki ikintu kidasanzwe ni ukuba ufite umuntu none se so kuri 14 uba umufite kuri 12 umufite hari iminsi njye najya nemera ngo umunsi ngo wikize nyine icyo kintu kiba kiriho ariko nyewe kwa ko uburyo biremereyemo urukundo nyewe biraremereye afata ariyo tuzi ko urukundo rutari abantu depression none se niyo mpamvu urukundo rutera depression rwo kuri 14 oya 14 ukaba umara iki Kigali none se ibanze kugira ngo ntabwo wemera Severance ubundi umuganda urawemera umuganda ndawemera ukurusa n'umuganda uri by'imiganda ngumva abantu twitabira umuganda kubera ko dore impamvu remera umuganda ibaza kuri kwemera umuganda umunsi w'umwana w'umunyafurika ndawemera kuko ni umunsi bafashe baha agaciro umwana w'umunyafurika ngaho nyumvira buriya ugiye kureba kuri uriya munsi hari ikintu kidasanzwe cyabaye na Severance rero habaye iki kuri urukundo bawuhariye urukundo n'uyu munsi ndarufite urarufite nyine noneho ahubwo se ufite ndamufite nawe ubwo rero uwo munsi niba ari kukumva niba uri kutwumva wa muntu ukaba uri kubera ariko kumva isakari ukuntu arimo atarimo aremera Severance ntabwo njye nyemera pe ntabwo nyemera nutagenda do nase Severance so ni umunsi bimagine ariko yiteye ese iminsi yose se bayimagine oya ntabwo bayimagine barayifata nyine niba twavuze ngo uyu munsi ni umunsi wo kwibohora ni umunsi nyine twibohoreweho uyu munsi w'urukundo rero urukundo Severance ahubwo wenda Severance yitire ruramu ndanamwemera reka wange Severance ese ni ukwicare kadusoze ujya mu kazi ase papa Gigi turamurekura atagizera atatulirimbiye ntabwo twamurekura turapireho gatoya bakunzi wa Inandawuti murabona Severance turi bifurije rero ikibazo bari ku kampeni navuga ngo kugira ukagira ngo biragira ibintu byose wagira ukanagabwira abantu ba Inandawuti Severance twarapi no kurapa se batanga freestyle akantu ko kubwira abantu abakunzi bacu kuri Inandawuti umva turabakunda rapa ko bakundi ngo ndabasetsa ngo ntabwo iyo uvuze ngo abasetsa ntibaseke bigenda uraseka wowe impamvu yo kubikomeza reka ariko turimo turasoza ko tubasuhuze one more time ni Papa Gigi straight from Nyagatare injira umujyi vitamin juice naziba overdose murakoze cyane turabakunda mugumane isakari wanyu urutembera Severance bakunzi ba Inandawuti TV show ni hano dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka mbabwire ngo ibiganiro byacu kuri Inandawuti TV show nakagaruka murakoze bye murakoze